Episode ya gatandatu reka tuyitangire. Abo duherukana muri episode ya gatanu aho twayisoreje. Murabyibuka neza ko hari hamaze kuba hasozwa amarushanwa, bamaze kuba bakiyerekana muri za exhibition za projet. Umushinga wari umaze kuba watsinda yari wa Kidongo. Kidongo yari amaze kuba yabereka igihandure. Nuko barakwereka buryo dutangiye episode ya gatanu. Dutangiranye hari umuntu wicaye hejuru kwa Rubangura. Hari wicaye hejuru kwa Rubangura, birasa naho ashaka kwiyahura. Yagize gutya aravuga ati ntabwo nshobora kuba natsindwa gutyo, ngo nihangane, ngo ngende mbeho gutyo gusa, ngiye kuba nakiyahura birangire. Nta wundi ni Gao Shanshani. Nuko barakwereka hirya umugore we yaraje, ni Jing Jing yaraje ati Shanshani we, ati manuka aho ngaho, ndakwinginze manuka aho ngaho wikiyahura. Gao Shanshani byamurenze, arashaka kuba yakiyahura. Yagize gutya arahaguruka, arangije aramubwira ati uyu munsi bigiye kuba byarangira byose, ati nagerageje ibishoboka byose mu buzima byaranze, nta mahirwe ngira, reka n'ubundi mve muri ubu buzima, n'ubundi kubaho ntacyo bimariye. Nyagasani, Gao Shanshani arashaka kuba yakiyahura. Yagize gutya yarebye umwana w'umukobwa aramubwira ati umbabarire, ndagukunda ariko ngiye kuba nabirangiza. Nuko umukobwa aramubwira ati mbabarira, ndakwinginze wigenda ngwino. Arangije nta kindi cyabaye. Gao Shanshani birasa naho yasimbutse ku nyubako. Jing Jing yabuze icyo akora, ararira arahogora, afite ubumuga. Nuko Jing Jing mu gihe kiraho ngaho yumvisha umuntu amubwira ati wirira, ntabwo nshobora kuba nagusiga. Gao Shanshani ntabwo yabaye gisimbuka inyubako. Yaramubwiye ati Jing Jing ntabwo nshobora kuba nagusiga, ndagukunda. Nuko Jing Jing yaramuhobe, yarangije aramubwira ati Gao Shanshani, ati turazi kuba twaganirira mu rugo, ati urabizi ko ndagukunda cyane, ati ndakwinginze ntiwikomeze kuba wakishinja icyaha na kimwe, ati nta kosa na rimwe ufite kuba twaratsinzwe muri uriya mushinga, ati ntabwo ari ikosa ryawe, ati ahubwo ati amakuru meza, ati hari umuntu nazanye ugiye kuba yabikurikirana byose, ati ntabwo byarangiriye hariya, Kidongo ntabwo yadutsinda gutyo gusa ngo birangirire aho ngaho, hari ikintu ngiye kuba nakora, ati guhera uyu munsi ngiye kuba nakora iyo bwabaga kugira ngo uriya mushinga abe ari twe tuwutsindira. Ntabwo Kidongo yapfa kudutsinda gutyo, hari umuntu nazanye ugiye kubidukurikiranira, atari amanota Kidongo yabonye, ntabwo twabyemera, bagomba kuba babisesa bitewe n'umuntu twazanye. Umuntu nazanye agiye kubikurikirana, babisese, tuzongere dusubiramo amarushanwa. Nuko barakwereka ku ruhande Kidongo Bufani yaraje aramubwira ati ya marushanwa mwakoze umushinga wawe akaba ari utsinda, ati ngo wagiye kuba yasubirwamo, ngo babisubiyemo, ngo ntabwo babyemeye neza. Nuko ku ruhande Kigaga yise bwira Kidongo ati ndabizi nta wundi ubirimo, ni Gao Shanshani ushaka ko amatora bayasesa. Nuko ku ruhande Kigaga hari uwo yabonye agenda, ni mu rugo, ni wa mutantine wabo. Tantine wabo sinzi ngo agiye yagiye yihishe. Barakwereka wa mutantine yaraje asanga Jing Jing na Gao Shanshani. Nuko Jing Jing yese abwira Gao Shanshani ati uyu mutantine agiye gutangira gukorana natwe, ni umuntu wacu, ngo naramufashije, namufashiriza umwana we, ngo agiye gutangira kujya dushakira amakuru kwa Kidongo. Nuko barakwereka hano Kigaga yari kumwe na Kidongo. Kidongo yarasanze Kigaga arahagaze iruhande rw'urugi rwiwe. Nuko Kidongo aramubwira ati tugiye kwijijisha kugira ngo atamenya ko twamuvumbuye. Arangije atangira kumutonganya ati Kigaga wari uje gukora iki ku biro byanjye, ati ibi ngibi wakoze ntabwo bihagije, amakuru umaze iminsi ushyira Gao Shanshani, ibaze ko wanantwitse n'akaboko kugeza n'aka kanya uracyakenera ayandi makuru, ati guhera uyu munsi ati ngiye gutangira kugucungisha ijisho, ntabwo uzongera gusohoka. Nuko Kigaga yagize gutya aramubwira ati ndekura. Batangiye kuba baserera, nta kindi bari gukora, barimo kugira ngo babe bajijisha uriya mukecuru, uriya mutantine, kugira ngo agire ngo ntabwo bigeze bamuvumbura. Nuko Kidongo yagize gutya afata umukobwa Kigaga, arangije aramuzirikira ku gitanda, aramubwira ati wowe, ati umaze igihe, ndabizi umaze igihe ushyira amakuru Gao Shanshani, ati uri umugambanyi, ati ndakuzirikira ugomba kumara iminsi 3 utarya. Kidongo ngo agiye kuba yakicisha inzara Kigaga. Nuko Kigaga kiraho ngaho hari waje amuzaniye breakfast, ni wa mudamu wa undi w'umutantine. Yaraje aramubwira ati akira ibyo kurya byawe bya mu gitondo ngibi. Arangije ndaramubwira ati none se ko nziritse wambabari ukanzitura. Nuko umutantine yaramuzituye, arangije ahita agenda. Kigaga yasigaye aho ngaho. Nuko barakwereka Kigaga amaze gufata breakfast, yaraje bisa naho agiye kuba yatoroka. Nuko ku ruhande wa mudamu wa mutantine yaramurebye, amubona arimo kugenda nyomboka, arangije hari uwo yohereje SMS aramubwira ati wa mukobwa aratorotse ndabibonye, ni Gao yayohereje. Nuko barakwereka hano Gao Nsomambike yaraje aramubwira ati Gao, ati wa mukobwa nguyo yaje. Birasa naho umukobwa ashobora kuba hari amakuru agiye kuba yahereza Gao Shanshani. Mubyibuke neza asanzwe agambanira Kidongo, ariko ku rundi ruhande tukabona bisa naho na Kidongo bari gukorana, ariko ntabwo turasobanukirwa neza
nimba koko ari ibya nyabyo. Nuko umusore yamubwiye ati buri kintu cyose nagiye nkora, ati buri mwanzuro wose nagiye mfata mu buzima, ati ni ukugira ngo ntere imbere, ni ukugira ngo nzagere ku rwego rwo hejuru, ati si ibyo wari ubizi. Arangije yabwiye umukobwa ati uzi impamvu ngiye nkwizera, ati nuko njye nawe tumeze kimwe, ati twavukiye mu bukene, tuvuka nta n'ikiyiko dufite, atari ko kugeza muri aka kanya, ati tumaze kuba twagera kuri buri kimwe gifatika, ati kandi nanone turacyakeneye kugera ku rwego rwo hejuru, ku gasongero, ku buryo tuzicara ku gasongero twirebera ahirengeye, tukajya tubarebera ahirengeye twicaye ku gasongero, ati niyo mpamvu tugomba kuba twatanga buri kimwe cyose gishoboka, tukagitangamo igitambo kugira ngo tugere hariya hejuru ku gasongero. Nuko umukobwa yaramubwiye ati ariko se Gao Shanshani, ese ndacyafite akahe kamaro imbere yawe ko n'ubundi yamaze kuba yamvumbura wa musore? Nuko yaramubwiye ati ntugire ikibazo, hano mfite uburozi hano ugomba kuba wajya kumushyirira mu biryo, ati Kidongo ajya agira allergie kuri tangawizi, ati iyi ngiyi ni tangawizi, ati uzagende, ati ejo bundi afite bidi, ati agira itariki ya bidi, ati uzamutekere amakaroni, ushyiremo iyi tangawizi uyishyiremo, ati allergie zamumerera nabi, icyo gihe azarara mu bitaro, buke tujya gupresenta imishinga we ntabwo azaba akibonetse, kandi kutaboneka kwiwe niko gutsindwa kwiwe. Nuko barakwereka umukobwa yaraje, arangije yafashe telefone, yarahamagaye, arangije yahamagaye Kidongo aramubwira ati umva, ati uyu musore urahangana ni umugome ku buryo ashobora kuba yanica n'umuntu. Birasa naho Kigaga asigaye akorana na Kidongo bya nyabyo, ntabwo akimugambanira, ajya gupanga na Gao Shanshani, yarangiza akamuhereza amakuru. Nuko hano barakwereka tantini yiri gushyashyana, ibintu byacitse. Arangije aza hano, hari umuhagaze imbere ni Kidongo. Arangije aramubaza ati se umukobwa ari hehe? Ati mpereza ibyo kurya mushyire. Umutantine yashatse kubyanga, Kidongo arangije arabijyana. Umutantine afite ubwoba kubera ko arabizi ko umukobwa yagiye, arabizi ko umukobwa yatorotse, kandi uyu mutantine akorana nande na Gao Shanshani, bivuze ngo ari gushaka kurengera umukobwa ngo akomeze atange amakuru niba bimenye. Nuko Kidongo barakwereka yaraje asanga umukobwa yahageze kare, umukobwa yari yahageze kare. Nuko hageze arangije aramubaza se bimeze bite? Undi aramubwira ati urumva se namera neza wansize unziritse? Baracyarimo kujijisha umutantine. Nuko Gao Shanshani yamubwira ati umva, ati ndashaka ko utangira kuba wakorera ku murongo, ati nugerageza kuba washaka kuba wanjijisha n'undi munsi n'umwe, ati utwo dukino twawe namaze kuba natumenya. Nuko barakwereka yaramubwiye ati ubu ngubu tugiye gutangira kwigana kuri uriya mushinga kugira ngo nzawutsinde. Barakwereka umunsi wa kane waratambutse, babaye iminsi 5, ngo ni iminsi 5 kugira ngo basubire kuba batangira bundi bushyashya bagiye gupresenta umushinga. Nuko barakwereka wa mutantine yarazaga akabaneka, akareba formule bari gukora, ibintu byose bari gukora, akajya gutanga amakuru ku ruhande. Amakuru ari kuyahereza Gao Shanshani kugira ngo Gao Shanshani azatsinde Kidongo. Nuko barakomeje bari kwiga kuri wa mushinga wa ya nyubako. Nuko barakwereka umukobwa yaraje asanga wa mutantine, arangije aramubwira ati uyu munsi ninjye ugiye kuba nateka, ati urihangana nta kibazo ubugiye. Umutantine yaragiye amusiga aho ngaho. Nuko umukobwa yaje kuba yateka, umukobwa yaje guteka, mubyibuke neza bamuhaye uburozi agomba kuba yashyiriramo Kidongo mu byo kurya. Yaraje, nuko ku ruhande wa mutantine yagiye ku ruhande afata telefone atangira kuba yamufutura, ariko hari uwo yari gucata nawe atanga amakuru. Mubyibuke neza abari guhereza amakuru ndi Gao Shanshani basigaye bakora. Nuko umukobwa yafashe bwa burozi abusuka mu byo kurya nyagasani. Ku ruhande Maneko iracyari gufata ka video igomba kuba yakoherereza mabuja Jingjing, umugore wa Gao Shanshani. Nuko yagize gutya, yohereje aka video ka mbere ababwira ati mukanye ndaje mbohereze akandi ka video Kidongo amaze kuba yarya, ati ndazi kubohereza. Nuko hano Kigaga yaraje arangije abwira Kidongo ati nkuza n'ibyo kurya, ati uyu munsi ni anniversaire yawe, atari ko ugiye kwigira nkaho utigeze umenya ibyabaye, urijijisha kubera ko mu byo kurya byawe nashyizemo tangawizi, kandi urabizi ko igira allergie ku mubiri wawe. Ati nibyo bantumye ko ngomba kuba nayigushyiriramo, ati tugiye gukora agakino kuko hano inyuma ndabizi hari umuntu urimo kuncunga, kandi koko twe twamubonye, tantine arimo kumucunga. Nuko Kidongo yaramubwiye ati ibyo ngibyo nta kibazo, ati ngiye kuba nabirya nta kibazo. Nuko ku ruhande barakwereka Maneko iracyari gufata aka video, kurikira neza. Nuko Kigaga yaramubwiye ati se nibiki byakubayeho kugeza ubwo wibagirwa ko na anniversaire yawe iba kuri uyu munsi? Arangije yaramubwiye ati nta kibazo, tanga icyifuzo cyawe kuri uyu munsi wawe w'amavuko. Arangije yamucaniye kabuji. Kidongo yarahumirije, sinzi icyifuzo yatanze ari iki. Nuko barakwereka Kidongo yatangiye kurya. Hano Maneko iracyari gufata video igomba kohereza mabuja. Tantine agiye kohereza mabuja aka video yamaze kugafata. Arangije yarakomeje aritegereza Kidongo mu gihe amaze kurya byo kurya
byahise bimumerera nabi mu nda, aramanuka agwa hasi atangira gutaka. Mubyibuke neza, mbere yuko atangira kurya umukobwa yamubwiye ati hano hanze hari amaso ari kutureba. Nuko barakwereka hano kwa Gao Shanshani. Gao Shanshani yakiriye video. Ni video igaragaza Kidongo amaze kuba yarya bwa burozi ndetse binamumereye nabi, mu nda hatangiye kumurya, tumusize agiye kuba yajya kwa muganga. Nuko hano Soma Mbike yaramubwiye ati uriya mukobwa sinzi ko twapfa kumwizera neza, ati bashobora kuba barimo kudukina, atariko nanone kuva Kidongo nanone ariye buriya burozi sinzi. Nuko hano Gao Shanshani yamubwiye ati baba bari kunkina cyangwa batari kunkina birabareba, ariko ninywera kabyere. Nuko barakweretse mu gitondo exhibition yaratangiye. Wa mugabo ukuriye exhibition yatangiye kuba yahamagara buri umwe wese agenda present umushinga wiwe, noneho baraza kuba batanga amanota inyuma. Nuko ku ruhande barakwereka muzehe An Goshwani, ni papa wa Kidongo ndetse na Jingjing. Yarakomeje areba uburyo umusore ari gupresent. Umusore yaravuze ati afite abandi ba designer baturuka mu Bwongereza ndetse no mu Bufaransa ngo bari kuba bakorana, ati bagiye kuba bakora inyubako y'agatangaza mu gihugu cy'Ubushinwa. Umusore ya presence neza, baramushimiye bamukomeye amashyi. Arangije asoje, yarasoje wari ukurikiyeho nuhagarariye Starry Sky na Audrey Kidongo, baramuhamagaye baramura, baravuga ati kutagaragara mu irushanwa bingana no gutsindwa. Mbere yuko bajya kuba bamuvana mu irushanwa, Kidongo yatungutse aho hirya ari kumwe nande na Kigaga. Sinzi ngo byagenze bite. Kidongo yari uburozi, tuzi ko yaraye mu bitaro. Nimba ageze mu irushanwa gute sinzi. Yaraje abanza afata ifoto. Nuko Kidongo yiserekera kuri podium. Ako kanya yise atangira gupresent umushinga we, arababwira ati iyi nyubako yanjye giye uburyo nayikoreye design, ati izaba imeze nk'ikirahuri, ni nk'indorerwamo, izaba ari cyo kirango cy'igihugu cyacu kizajya kiyobora abanyamahanga batazi mu Bushinwa. Nuko ku ruhande Gao Shanshani isosi yaguyemo inshishi, yarazi ko agiye kuba yakubita forfait Kidongo, none birangiye Kigaga amugambaniye. Kidongo yahanyuranye umucyo na papa wiwe aramwenyuramo, aravuga ati uyu ni umuhungu wanjye, ahora afite ikarita yibitseho igomba kuba yahindura umukino burundu. Nuko barakwereka imbere bagiye gutangaza amanota, batangaza amanota. Kidongo bavuga ko ari we watsinze n'amanota 95, yarushije Gao Shanshani amanota 5. Nuko no ku ruhande barakwereka Gao Shanshani yaje afite umujinya mwinshi cyane. Yaraje asanga Kidongo ahangaha, arangije aramubwira ati ndabizi uri kubyina ngo watsinze, uri kubyina intsinzi, ariko ushaka wareka kubyina mbere y'umuziki, ndabizi ati mumaze iminsi muri kungambanira. Nuko Kidongo yaramubwiye ati oya, ibingibi babyita guhindura umukino, uwahigaga agahigwa. Nuko umusore yaramubwiye ati ibyo mukora byose, ati uwo mukobwa yarangambaniye, ati nawe azakugambanira, uriya mukobwa ni inkota, ati ishobora kuba yakubaga. Nuko Kidongo yaramubwiye ati yego ni inkota, ariko akaba n'ukuboko gufashe iyo nkota, bivuze ngo azi kuyikoresha mu gihe uri ifi azabaga. Nuko ako kanya Gao Shanshani yaramusetse, aravuga ati yewe, ati ni ubwa mbere numvishe Kidongo wacu asariye umukobwa, atari ko bigiye kunyorohera, nzagutsinda kuva warakunze no mukobwa. Kidongo yaramwitegereje, arangije nta kindi yakoze, yahise amukubita box, yamukubise igipfunsi nibatamukuye iryinyo sinzi. Gao Shanshani yarakubiswe bitewe n'amagambo yaravuze. Nuko Kidongo yagize gutya, arangije aramubwira ati uzibeshye unamukozeho n'urutoki nzakwica, arigendera. Nuko Gao Shanshani yasigaho ngaho, aravuga ati arankubise, ati umukino ntabwo urangiye, ubu nibwo bigiye kujya byatangira, nabaretse nzamwereka ngiye kwivuna umwanzi. Nuko barakwereka twavuye ngaho tugaruka hano, Kigaga yari kumwe na Kidongo ari kuba yamufasha kuba yamushyiriraho igipfuko kuri cya gisebe kiwe hamwe yahiye. Nuko Kidongo yaramubwiye ati urakoze cyane, arangije aramubaza ati ariko se ubundi waje kuba wabimenya gute ko uriya mutantine ari gukorana na Gao Shanshani, wabimenye ute ko arimo kumukorera? Nuko Kigaga yari bimusobanuriye, amubwira uburyo yamenya ayo makuru yose. Nuko Kidongo arangije aramubwira ati shati nkuko nabikekaga pe, ati nta kintu kijye kiguca mu jisho, nta kiguca muri humye, ati ikintu cyose ubonye uhita ugikemanga, nta kintu cyapfa kuguca muri humye utakibonye. Nuko umukobwa yaramubwiye ati atari ko byari kuba byiza, ati iyo nza kuba uriya muhungu twamufungishije Gao Shanshani, ati byanejeje cyane uyu munsi, atari ko iyo tuza kuba dufite ya video, ati ubu ngubu twakabaye twaramushyirishije muri gereza, ati ra video, ati iyo utaza kuyitwika, ati twari kuba twarafungishije Gao Shanshani, ntabwo yari kuba akiri kwidegembya aza kuba atugora ngo ari gukompeta nawe. Ati byari kuba byanshimisha iyo azi kuba ari muri gereza. Nuko Kidongo yaramubwiye ati nta kintu ngiye kinshimisha nka ya makaroni yabo. Umukobwa yese amubwira ati kanze gato.
yaramubwiye ngo hari amakaroni yatetse ngo niyo yamunejeje. Nuko umukobwa yagarutse azanye amakaroni, yahise amubwira ati ejo bundi narize niga guteka amakaroni neza, ati uyu munsi noneho nongeye ndayagukorera, atakira amakaroni noneho uyarye wumve uko ameze, wumve niba ameze nk'ayo mama wawe yatekaga neza. Nuko Kidongo yafashe amakaroni atangira kuba yaryaho. Ku ruhande umukobwa yazanye agashyushyu ndetse n'utuyoga twa Guinness. Nuko umusore yarariye amakaroni. Umukobwa arangije aramubaza ati se uri kubyumva gute? Umusore yambwiye ati biraryoshye pe. Arangije umukobwa yatangiye kunywa, yapfunduye akayoga atangira kunywa. Nuko Kidongo arabwiye ati none se ugiye kunywa wenyine? Ati zana nanjye ninywere. Umukobwa yambwiye ati oya, we ntago uri bunywe inzoga, igisebe cyawe ntago kirakira, hamwe wahiye ntago harakira, atahubwo ikintu wowe uri bunywe uranywa amata y'inshyushyu. Umukobwa yaranyoye arangije ati ni gute aya mayoga arangiye vuba? Ati se ko nta n'umutonyi ndi kubonamo? Umukobwa yaranyoye arazimara. Nuko Kidongo yaramubwiye ati wonyoye nyinshi cyane zihagije, izo ngizo ati zirahagije. Nuko umukobwa yaramubwiye ati akuba wanciye amazi, ati uza amayoga nanywaga kera mu myaka 5 nkiri umuseriveri ngikora muri club, ati nanywaga inzoga nyinshi cyane. Nuko Kidongo yarakomeje aramwitegereza. Arangije umukobwa yaramubwiye ati wikomeza kundeba gutyo, ati uzi kuri kundeba nkaho wangiriye impuhwe? Ati ndabyanga, ndetse narabyangaga kubona umuntu yiyangiriye impuhwe, kubera ko abantu bose bakwerekaga ko bagufitiye impuhwe, ati babaga bafite uburyo bari gushaka kuba bagufatiranya, ati niyo mpamvu mbyanga, ati nawe rero wikomeza kundebana impuhwe gutyo, kubera ko uri kunyibutsa abantu bajyaga bamfatiranya nasinze bakandebana impuhwe. Nuko Kidongo yaramubwiye ati njye ntabwo umeze nk'abo ngabo. Umukobwa yaramubwiye ati yego ndabizi ko utari nk'abo, ati ntabwo uri bo, kubera ko wowe uri umwana w'umwanzi wanjye. Umukobwa yasinze, ariko umusinzi arasinda akagwa ku ijambo. Ati wowe uri umwana w'umwanzi wanjye, ati Anne Goshwani, ati ni umwanzi wanjye yanyiciye ababyeyi. Kidongo yaramubwiye ati wasinze. Umukobwa ati oya ntabwo nasinze, ati ni njye muntu wa mbere uri tayari kurusha abandi bantu bose, atariko ati hari ikibazo kimwe njya nibaza, ese ati papa uramwanga cyane, ati ese ubundi ni papa wawe bya nyabyo cyangwa ntabwo ari papa wawe wa nyawe? Ati icyo kibazo njya mpora nkibaza, niba ari papa wawe uburyo umwanga wagira ngo si papa wawe pe, wagira ngo ntabwo yakubyaye. Umukobwa byamucanze yisindiye, ariko umusinzi arasinda akagwa ku ijambo. Icyo nicyo kibazo yari yifitiye. Nuko Kidongo yaraje aramwegera, amuza imbere arapfukama, arangije aramwitegereje, yamukozeho, arangije aramubwira ati iyaba byashobokaga ko umuntu ahitamo umubyeyi uzamubyara, ati ntago nakabaye naremeye uriya musaza mbyara, ati nakifuje ko atakabaye yarabaye papa wanjye bya nyabyo. Episode ya 6 naha tuyihiniye, reka dusubire muri episode ya 7. Ibuka gukanda subscribe, kanda like, jya muri comment ugira ikintu usiga wanditsemo. Mwari kumwe na Boss Amani, ndabakunda cyane. Hagati aho ngaho hari igihinde gishyashya ngiye kuba nabazanira, ariko mujye mwibuka no gukanda like, munarebe n'izindi filime, nimukajye muza muje kureba agasizoni konyine, mujye mureba n'izindi filime zose muzirebe. Reka dusubire. Ndabakunda cyane.